Ndabasuhuje bankurikiye muri uyu mwanya w'inyigisho zacu kuko twazitangije kwiga isezerano rya kera n'isezerano rishya. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya. Ni Pastor Sebanyana Peter. Muri uyu mwanya turi kumwe, reka dutangize n'isengesho n'ubundi. Data uhoraho nyiribihe, turagukeneye, turagushaka, turagukunda, turakwifuza muri byose. Umwanya w'ijambo ryawe ni wowe nyiraryo. Turagusaba kugira ngo usigire amavuta kugira ngo aho rigera hose ribe rifite imbaraga zo guhindura no kugira icyo zamarira abantu. Ni mu izina rya Data uri mu ijuru, amen. Kuko tugize igihe cyangwa se twatangije kugira ngo dufashanye mu nyigisho, uyu mwanya nkaba ngiye gutambutsa icyigisho cy'isezerano rishya. Dutangize n'isezerano rishya. Isezerano rishya rero bigabemo ibice bine bikuru, nibyo bigize isezerano rishya. Igice cya mbere n'ubundi cyo mu isezerano rishya kigizwe n'ibitabo bine, ariko ibyo bitabo bikitwa ibitabo by'ubutumwa. Igice cya kabiri cyitwa nanone igitabo cy'amateka y'itorero, kikaba gifite igitabo kimwe cyitwa ibyakozwe n'intumwa. Igice cya gatatu cyitwa inzandiko. Inzandiko zigizwe n'ibitabo 21, ariko nanone ibyo bitabo by'inzandiko nabyo bifite ibice bibiri. Igice cya mbere cy'inzandiko cyitwa inzandiko za Pawulo. Inzandiko za Pawulo ni inzandiko 13. Igice cya kabiri kikitwa inzandiko z'abandi cyangwa inzandiko zanditswe n'abandi, nazo ni inzandiko zigera ku 8. Icyo nicyo gice cyitwa igice cy'inzandiko, cyitwa inzandiko. Igice cya kane rero kikitwa igitabo cy'ubuhanuzi cyangwa se kikitwa ubuhanuzi. Ubwo buhanuzi bugizwe n'igitabo kimwe. Icyo gitabo kimwe cyitwa ibyahishuriwe Yohana. Nicyo gitabo cy'ubuhanuzi mu isezerano rishya. Hagati aho rero, kubera ko turiho twiga n'inyigisho, reka turebe ishusho ya Yesu muri ubu butumwa uko ari bune, uko Yesu yagiye agaragara muri ubu butumwa. Kubera ko Yesu niwe uha agaciro igitabo. Iyo Yesu ataboneka mu gitabo nta gaciro kiba gifite. Ariko Yesu yagiye agaragaza ishusho yiwe muri buri gitabo. Uhereye mu gitabo cy'itangiriro, ahari tuzagenda tubigarukaho, tureba amashusho yose ya Yesu uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuriwe Yohana. Ariko iyi shusho tugiye kwerekana kuvuga muri uyu mwanya ni ishusho ya Yesu muri ubu butumwa bune. Reka turebe ishusho ya Yesu muri ubu butumwa bune, uko Yesu agaragara muri ubu butumwa cyangwa ibitabo by'ubutumwa uko ari bine. Ubutumwa bwa mbere ni ubutumwa bwa Matayo. Matayo yabonye Yesu nk'umwami. Yamubonye nk'umwami ariko amubona mu shusho y'intare. Hanyuma aja kwandikira nanone abayuda, kandi abayuda bari bene wabo, abandikira kuko umwami urya bari bategereje yabonetse we yamubonye, mu gihe abandi bayuda batari bamenye uko yaje, ariko we abandikira ubutumwa abereka Yesu nk'umwami. Ubutumwa bwa kabiri ni ubutumwa bwa Mariko. Mariko niwe wanditse ubutumwa. Hanyuma Mariko we amubona nk'umukozi
mu shusho y'inka, ariko za nka zifunika, za zindi ziza zihinga, za bimasa bihinga. Niyo shusho yamubonyemo nk'ikimasa gihinga, kintu camenyereye imibabaro. Yesu nawe mu buhanuzi bwa Yesaya yaravuze ngo Yesaya nawe yamubonye kera, niwe wamubonye kera, amuhana nk'umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yohana nawe Samuhani Mariko niwe waje kuzura iryo jambo, amubona ko kinka yamenyereye guhinga. Yandikira Abaroma, kuko Abaroma nibo bari abantu bazi gukora cyane, bakoraga ibiraro, bagakora imihanda, noneho bakumva kuko aribo bakozi b'abahanga, aribo bakozi bazi gukora cyane. Niyo mpamvu Mariko we yagiye kumubona, amubona nanone nk'umukozi, ariko mubona muri ya shusho y'inka. Hanyuma Luka amubona nk'umuntu w'intungane. Iwe yamubonye mu ishusho y'umuntu, ariko umuntu w'intungane. Nanone Luka yandikira Abagiriki bene wabo, kuko Abagiriki bo bari abantu bibwira ko ari batunganye n'abanyabwenge cyane. Ariko Luka agiye kubona Yesu, kuko Luka ari umuganga, amubona ari we ntungane ruta abandi bose. Yandikira Abagiriki babwira Yesu wari we ko yabonye umuntu w'intungane. Niwe yandikiye Abagiriki. Yohana rero yamubonye nk'umwana w'Imana, wavuye mu ijuru, umwana w'Imana, kuko yavuze kuko inkomoko yiwe ariyo mu ijuru. Yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Ariko amubona mu ishusho y'ikizu. Ishusho y'ikizu. Ikizu ni igisiga cya gisiga kinini. Hariho ibintu biranga ikizu cyane. Ikizu kiza kikagurukira hejuru cyane. Ikizu kikagendera hejuru cyane. Amateka y'ikizu ni ikintu kiza kiguruka kikaja kure cyane. Bivuga kuko Yesu ari umwana w'Imana wo mu ijuru, isumba andi majuru. Hanyuma rero ikizu, amateka y'ikizu, ikizu ni ikintu kiza kibona kure cyane. Iyo kiri hejuru kiza cyitegereza, kikabona hasi, umuhigo uri hasi, ukabona ko kijoka kikawufata, kigafata ikintu kiri hasi cyihishe hariya mu byatsi. Bishaka kuvuga ko ijisho ry'umwana w'Imana ari we Yesu riza ribona kure cyane, yitegereza kure, ndetse n'ibiri mu mutima rirawubona, rirakibona. Niko Yesu yagiye agaragaza amashusho yiwe, cyangwa uko niko ko bamubona, bamumenye muri ayo mashusho. Hanyuma reka turebe ubutumwa bwa Matayo bwonyine, twinjire mu butumwa bwa Matayo. Tuzakomeza uko bugenda bukurikirana, ariko duhereye mu butumwa nk'uko bwanditswe na Matayo. Umwanditsi w'ubutumwa bwa Matayo ninde? Umwanditsi wanditse ubutumwa ni Matayo. Matayo ndetse yabwanditse mu mwaka wa 37 nyuma ya Yesu. Mu mwaka wa 37 nyuma ya Yesu Kristo. Ubundi Matayo yagendanye na Yesu muri za ntumwa 12, cyangwa hamwe n'intumwa 12, yari umwe muri bo Matayo. Reka turebe intego ya Matayo yo kwandika, kubera ko urwandiko rwose cyangwa ubutumwa bwose bwari bufite intego. Bwaba ubutumwa, bwaba inzandiko, buba bufite intego yo kwandika n'abandikirwa abari bo. Intego kwari ukwereka Abayuda nanone ko Yesu ari umwami w'Abayuda. Niyo ntego ya Matayo kugira ngo yandike, kandi abo yandikiye bari bene wabo koko Bayuda,
kuko batari baramumenye. Iyo baje kumumenya ahari bari kumumenya neza bose, ariko kubera ko batari baramumenye, Matayo bari kumumenya cyane kuko yagendanye nawe, amenya kuko ari umwami kandi umwami w'Abayuda. Arabandikira ashaka kubamenyesha ko Yesu uyu mutazi, uyu mutamenye, niwe mwami, uwo mwari mutegereje ni umwami nguyu. Ashaka kubandikira kugira ngo bamenyeshe Yesu uwo ari we, kuko ari umwami kandi umwami w'Abayuda. Hari ijambo riza rinezeza mu byo dusoma ubutumwa bwa Yesu n'imikorere yiwe ndetse no gupfa kwiwe. Igihe cyo gupfa kigeze, kuko yarakoze ubutumwa henshi byinshi, ariko ageze igihe cyo gupfa, cyo gutanga rya jambo ry'ikirego. Abayuda bamuregaga ngo yiyita umwami w'Abayuda, nanone kuko yari umwami w'Abayuda nyine, niho babwiye Pilato ngo ntiwandike ikirego ngo ni umwami w'Abayuda, ahubwo wandike ngo yiyita umwami w'Abayuda. Ariko Pilato arababwira ngo icyo nanditse nacyanditse, ariko nanone ko arabwira ngo byanditswe bisohore kuko Yesu ni umwami. Umurongo mukuru muri ubu butumwa bwa Matayo ni ibice bibiri. Umurongo wa kabiri reka nibura tuhasome icyo gice cyonyine, kuko dushobora gusoma amagambo make amenshi tukayavuga. Reka dusome umurongo mukuru mu butumwa bwa Matayo. Ibice ni bibiri, umurongo wa kabiri. Icyo twari tuvuze ngo umurongo mukuru muri ubu butumwa bwa Matayo. Kabiri na kabiri, igice cya kabiri umurongo wa kabiri, hariho bavuze ngo umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Uyu ni wo murongo mukuru mu butumwa bwa Matayo. Bivuga ngo umwami Yesu mu kugaragara yaje ari umwami koko, kuko mu ivuka rya Yesu habonetse inyenyeri idasanzwe. Abanyabwenge bari burasirazuba, kuko bari barize iby'inyenyeri, baravuga ngo iriya nyenyeri ntisanzwe. Ni ukuvuga ko umwami yavutse, ni inyenyeri igaragaza ko umwami yavutse. Ngo bava iburasirazuba bagenda bayikurikiye, bagize igihe kirekire bayishakisha, rimwe ikabura, ubundi bagenda bayishakisha kugeza bageze i Betelehemu. Nibwo babaje ngo bageze kwa Herode, barabaza ngo ese ngo umwami wavutse ari he? Kuko Herode nawe yari umwami. Herode agira ishari, arababwira ati si uwo mwami ninde wundi utari njyewe, ninde wundi? Arababwira ati mugende nimubona aho yavukiye muze mubimbwire nanjye nje kumuramya. Ariko kwari kugira ngo bwari uburiganya, kugira ngo ashake uko azamwica namara kumenya uwo ari we. Abanyabwenge baragenda, bamaze kugera aho umwami yavukiye baramuramya, baramutura ibintu by'igiciro. Bamaze rero kumuramya bamupfukamiye, tibasubira kwa Herode, bakomerezaho iyindi nzira. Ariko icyo dushatse kuvuga muri uwo murongo niwo murongo mukuru uvuga ngo umwami w'Abayuda, umwami wavutse ari he? Ko twabonye inyenyeri yerekana ko umwami yavutse. Reka nanone turebe inkomoko ya Matayo. Igiswahili cyo kiza kivuga ngo ni asili ya Matayo, inkomoko ya Matayo cyangwa imiterere ya Matayo. Matayo yari afite irindi zina ryiwe ryitwa ngo ni Lawi. Ushobora kubisoma mu gice cya kabiri umurongo wa 14, uzahasanga irindi zina ryiwe kuko yitwa ngo ni Lawi. Cya kabiri, Matayo ni umuyuda w'i Galilaya cyangwa umuyahudi w'i Galilaya. Mu nkomoko yiwe cyangwa muri asili yiwe, cya gatatu ni umuntu wakoreshaga ikoro cyangwa umusoresha, umuntu
gusoresha. Dushobora kubibona mu gice cya 9 umurongo wa 9, niho bigaragaza umurimo wiwe yakoraga. Mu miterere yiwe cya 4, abayuda baramwangaga. Kubera ko abayuda bamwangaga, nuko nyine yabasoreshaga, yabakaga amafaranga. Igiswahili cyo kizavuga ngo Wayahudi walikuwa wakimuchukia sana, baramwangaga. Nanone ikindi cya 5, nubwo bamwangaga ariko yahamagawe na Yesu kandi aramukurikira. Yesu wenyine yasanze aho ari mu murimo, aramuhamagara ati Matayo rawe kurikira. Ahita amukurikira. Kindi kiranga imiterere yiwe nuko yari afite biro yiwe aho yakoreraga. Kapernaum niho yakoreraga umurimo. Reka nanone tuvuga abantu bakuru mu butumwa bwa Matayo. Ubutumwa bwa Matayo turabona abantu bakuru bagera ku 10. Nukuvuga ko harimo n'ibintu bikuru. Icambere gikuru ni igice cya mbere n'igice cya 2 biravugwa mu bantu bakuru, kubera ko bivuga inkomoko ya Yesu no kuvuka kwiwe, ibisekuruza bya Yesu no kuvuka kwa Yesu. Hanyuma rero igice cya 2 ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Yesu bwiwe aravugwa mu bantu bakuru muri iki gitabo. 3 ni abanyabwenge. Abanyabwenge baravugwa mu bantu bakuru muri ubutumwa bwa Matayo. 4 Herode. Herode aravugwa muri ubutumwa, uzamusangamo nusoma ubutumwa uzasangamo Herode nk'umwami, aravugwa mu bantu bakuru. 5 ni Yohana Umubatiza, nawe ari mu bantu bakuru. 6 ni Shetani n'igice cya 4. Shetani rero ni cya gihe Yesu yageragezwaga mu butayu. Igice cya 4 basanga harimo Satani cyangwa Shetani aje kugerageza Yesu mu butayu. Ubwo rero Shetani nawe aravugwa muri iki gitabo. Nanone kuri 7 ni intumwa 12. Intumwa 12 zose urazisanga muri ubu butumwa bwa Matayo. Ku 8 ni Herode wundi. Ku 14 umurongo wa mbere kuza ku 14 urabona mundi Herode. Ku 9 ni Pilato. Pilato iwe wa 9 aravugwa mu bantu bakuru. Urashobora gusoma ibice 27 umurongo wa mbere kugeza kuri 26 ibya Herode. Naho wa 10 ni Baraba. Baraba urashobora kusoma ibya Baraba kuri 27:15 kugeza kuri 26 niho usanga ibya Baraba. Baraba ninde? Ni wa wundi wari uhamwe na Yesu. Yesu bagiye kumubamba. Hanyuma Pilato arabwira abayuda ngo ese hagati ya Yesu na Baraba arinde dufungura cyangwa tubohora. Abayuda bavugira icyarimwe basakuza bavuga ngo mutubohorere Baraba, Yesu ariwe ubambwa. Ubwo rero Baraba nawe yavuzwe mu mateka y'abantu bakuru kuko baramushatse ngo arekurwe. Reka dusoreze ku ukuntu kigabuye, ibice bikigize uko kigabuye. Ubutumwa bwa Matayo uko bugabuye. Ubutumwa bwa Matayo rero bugabuye mu bice bigera kuri 3. Igice cya mbere no guhera igice cya mbere no guhera nanone ku gice cya mbere n'umurongo kugeza ku murongo kugeza ku gice cya 25 kiravuga cyerekana Yesu nk'umwami w'Abayuda n'imirimo yakoze. Yesu nk'umwami w'Abayuda n'imirimo ye.
ibyo biravugwa mu gice cya mbere kugeza kuri 25. Igice cya kabiri nanone kirerekana urupfu rw'umwami Yesu, gupfa kwe, no guhera kuri 26 kugeza kuri 27 havugwa urupfu rwa Yesu n'imibabaro yiwe. Igice cya gatatu kiravuga kuzuka k'umwami Yesu. Yesu azuka, nicyo gice cya nyuma, kuko ubutumwa bufite ibice 28. Igice cya nyuma nicyo kivuga kuzuka k'umwami Yesu, ni ku gice cya 28 nyine. Rero uko niko igitabo cyangwa ubutumwa bwa Matayo n'ibyo bice bikigize, mu buryo dushoboye kubwitanga mu ncamake yacu, hanyuma twakire ijambo ry'Imana. Imana idufashe. Amen.